murabibona turagenda tugaruka ku nkuru hirya no hino zerekeranye nuko ubuzima hano mu Rwanda bumeze. Tukunda kubivuga iki kintu nabonye ngewe ukuntu mbona ari nk'imyigaragambyo y'abacuruzi ndetse n'abaturage muri rusange, kuko urabona abacuruzi bigaragambije ku butegetsi, noneho n'abaturage nabo bigaragambya ku bacuruzi. Abaturage bari kujya guhaha, yagenda yasanga igiciro kitari uko leta yakigennye, ndakurahiye. Aha ngaha rero muri kubona ni muri Rusizi. Rusizi rero ni hariya mu ntara y'Uburengerazuba, ahahoze ari Cyangungu, ariko ubundi ni Cyangungu, burya izina ntirikujije, n'ubundi hazagumya abe Cyangungu. N'abanyacyangugu bavuga ngo yabonye umuntu bati ni uw'Icyangungu. Iyi Rusizi rero uko muyibona muri rusange, murabona ko abaturage baho uko baravuga bati ibi bintu ntabwo ari byo. Abandi bacuruzi nabo bati ibi ngibi ntabwo bikwiye rwose, kuko twararenganye, twebwe turahaha ndetse uranasanga ko naha mu maduka menshi uragenda usange nta birayi birimo ntacyo. Ariko ku rundi ruhande iyo tuvuganye n'abantu mu majyaruguru ku kintu cy'ibirayi byo wumva ko byagabanutse. Iyo mvuganye ngiye n'abantu mu majyaruguru nyirizina bavuga bati urebye uko ibirayi byagenwe ubona ko ariko biri gucuruzwa aha ngaha nko mu majyaruguru. Ariko ku cyerekeranye umuceri, ku cyerekeranye ibintu bya kawunga, henshi abacuruzi ibyo barabikwima. Nanjye rwose nkuko ndibuze kubigarukaho, hari ahantu henshi nagiye ntembera, cyane cyane muri quartier commerciale hariya muri Matewusi, mu mujyi wa Kigali bacuruza ibintu by'ibiribwa cyane cyane, ndetse n'ahandi hantu tuzi twagiye tugerageza kunyurayo, ndetse no mu tundi dukaritiye twinshi two mu mujyi wa Kigali naho nagiye ntembera yumva nkurikira. Ariko ubona ko siritu mu mujyi wa Kigali ahantu numvise ko bacuruza ibirayi uko biri ni Musanze, ariko ahandi ubona ko ibintu bikirimo ikibazo gikomeye cyane ku ibiribwa. Aha ngaha no tugenda tuvuga tuti mu bwa mbere iyi leta yafashe icyemezo, yagifashe ihubutse, yagifashe bigenze bite. Abaturage basa n'abatanga igisubizo, vuga ati kuranga uruhendwa ugacuruza uhomba, ibi bintu biragoranye cyane muri rusange. Reka rero tubanze tunyuzeho aka kantu k'aba bacuruzi, tubanze twumve Rusizi ukuntu bimeze neza. Ndagira ngo ikiganiro tucyumve textuellement cy'aba baturage. Nyamuneka umuceri nawe ngo waravubye kandi ndawuruza, akawunga karanyagiwe muri depo mu babiguze bahenzwe, naho bari kujya kurangura bahenzwe, bakabifungirana barabifungira. ariko wabishaka nani kamwize haya kumangazika nibize rero kandi ufite n'amafaranga yawe ni bose dore nagavuga nagahinga kibije akinyu kugerayo wababaza gutyo bakakubwira ngo nta n'ibyo tunafite kandi ubireba gutyo wabajije iki gihe umuceri kuri amaboko yawe kubanza bakavuga ngo ntawe tukirangura, nta kawunga tukirangura, nta muceri tukirangura, ntutahe ntabyo tukirangura, bakabipima bihari. Naho bimeye kugurisha ahenshi igiciro ngo ntabwo kigeze kigabanuka. Mu maduka turi kujya kubaza bakatubwira ikiro cy'umuceri cyane cyangwa icyatatu, uko mwabivuze ntabwo ariko turi kubibona uko bimeze. baratubwira ngo baranguye bahenzwe, bamaze kurengura bahenzwe, niyo mpamvu batamanura ibiciro kuko bazabimanura yuko nabo bongeye kurangura ubwa kabiri. Icyatanu icyane icyatatu ariko akawunga ni igihumbi, amanywa bagerageza kuvuga ngo ni icyabiri, nijoro bakongeza bakatubwira ngo niduhamagare. Bamwe mu bacuruza mu maduka ntibifuza kugira icyo bavugira mu itangazamakuru, gusa bongorera ko ubu hari ibyo batumije bishobora kubageraho vuba kugira ngo bagurishe ku biciro bishya. Hirya gato mu bacuruza ibirayi nabyo biri mu byagabanyijwe ko depo zaho zirafunze, n'izifunguye harimo ubusa. Ababifite nabo biracyagura uko byaguraga mbere. Iri ngiyi kugura 600 ikiro cy'ibirayi ni 5. Aba nabo bagaragaza ko aho babirangura babibimye. ntabwo abanyagisenyi babyoherezwa ku Gisenyi numara kuvugana n'umuturage akemera ibirayi bizaza, kuko nawe ntazemera ko biborera umurimo. Naho kuvuga ngo igiciro leta yagennye, igiciro cyo umuhinzi umugurishije wamugurishije muri market yabona icyo yishyura ayo mafaranga yagurishije n'amafumbire baba bashyizeho. Hari akandi kantu gatangaje aha ngaha,
ku byerekeranye n'ikintu ngiye mvuga nti ntago wavuga ngo ibintu ni ibintu byoroshye. Urabona nka Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yatanze umurongo, ariko uko kubyumve nuko wafashe ikiganiro ahantu Rusizi yagerageje kugira ngo hamagare n'iyo minisiteri kuri za nimero batanze. Ubuze niba bazitanga abantu bahamagara basanga bimeze gutya, iki cyemezo cyari kiteguwe cyangwa ahubwo hari ikibazo? Ugahamagara ntawe uzakwitaba, kandi ibiciro nta kimanuka, kandi ngo byashyizwe mu itegeko yuko ibiciro bigomba kugenda gutyo. Abaturage bari bishimye ati tugiye kurya umuceri, tugiye kubona kawunga, abantu rwose ubona bayishimye cyane. Ariko se byagenze bite? Byaheze hehe? Urumva ibintu byo mu Rwanda nyamabwira ni ibintu ni ibintu biba bihimbaje cyane, ni ibintu biba bisekeje. Reka wumve nanone ukuntu Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda yatanze umurongo 3739 yo kwitabaza mu gihe umucuruzi adakurikije ibiciro. Iyi nimero twayihamagaye inshuro 5 zose igacamo, ariko twagiye twitaba. Icyakora umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dukurikire Aniseti yaburiye abo bacuruzi. Abari kubesha ntituza kubamenya, mu by'ukuri ibihano byo birateganijwe, nta kindi twababwira nuko badakwiriye gukora ibyo bintu mu by'ukuri binyuranyije n'amabwiriza. Hari ibihano biteganijwe za amande mu by'ukuri zirahari ku buryo butandukanye. Aha rero buriya icyo abacuruzi banze gukora ni ukurangura bahendwa bagacuruza bahomba. Yego twagiye tubigarukaho tubivuga nk'uko turi buze kubigarukaho n'ibindi byinshi. Buriya mu bihe byashize iyo leta yazamuraga igiciro, umucuruzi yahitaga nawe akizamura ako kanya atitaye ngo yaranguye kuri make. Gusa ariko icyo ngicyo ku nyungu z'umucuruzi yabonye kimanutse atari ko yaranguye bihita bijya. Kandi nanone nta kantu leta yavuze ngo imisoro ngo n'ibiki byose ngo bagomba kubisubizwa ngo ufite fagitire. Wasanga wenda hari abaranguye badafite fagitire akareba, ariko hari abacuruzi nyine. Nibyo njya nkunda kuvuga nti burya bitewe n'akazi uri gukora cyangwa se n'icyo uri gukora, buriya leta hari igihe gushyiraho ibintu ukabona uri mu gihombo. Abantu benshi niba bazajya babona bari mu gihombo bazajya bifata. Buriya nabo barifashe kubera ko babonaga bari mu gihombo. Niyo mpamvu uzasanga hano kenshi nta mucuruzi upfa kuvuga, bakora ikintu bicecekeye. Abantu bagira akantu k'akanyungu babona, ati ngize gutya nkavuga baza kundundiraho, baza kumfungira amangazini. Ariko se kuki uyu munsi bacecetse, noneho kuki bigometse, kuki leta yafashe icyemezo no bakajya nukerekana yuko burya ibintu bishobora kurenga umuntu akaba yafata icyemezo kidasanzwe. Iyi ntibyajyaga ibingibi bibaho, ariko nicyerekana ko ibintu bishobora kurenga umuntu. Burya abavuga bose cyangwa se nuko baba bababaye, abafata icyemezo nuko baba bababaye. Iyo batagifashe rero nuko baba bari mu byishimo. Ubu ngubu nibwo bari kwerekana akababaro kabo, wenda niba ari akamaze igihe cyangwa se ari ak'ubu. Ati sindangura noneho kwa kundi abarimu abakozi banga gukora, bati ntago turi bukore kubera tutongerwa umushahara. Umucuruzi ati sinya. Noneho umuguzi nawe ati nubwo mwampenze singura nanjye, noneho turebe kuzageza igihe uko tuzareba uko bizagenda nyuma niba bizaborera aho ngo muri stock. Ni iki kiri kuba ngaha muri rusange. Umwe arigaragambya ku cyemezo cy'ubutegetsi, abandi bakigaragambya. Nuko guko ibintu biri aha ngaha cyane. Najya nkunda kubibona mu bindi bihugu. Urabona ibihugu byafataga icyemezo, wenda ngasanga nk'abarimu cyangwa abandi bakozi bararevandika imishahara. Bamara kurevandika imishahara yabo, ati imishahara ni mike, ugasanga bibayeho yuko batayongera, bakavuga ati akazi turagahagaritse. None n'abantu benshi hano, abacuruzi bamwe batangiye guhagarika akazi ku buryo abaturage batangiye kugwa muri crise y'inzara mu buryo bukomeye. Ni ikibazo rero gikomeye cyane hano mu Rwanda. Hano mu Rwanda hari utuntu twinshi cyane turi kugira. Ndakubwira ni ngewe nafashe umwanya wo gutembera quartier nyinshi hano i Kigali, ahantu henshi ugasanga rwose abacuruzi kumubwira ngo ntanatinye. Hari ugeraho nyine kuko wenda atakuzi akikanga, ariko iyo yakumenye akubwira igiciro, akakubwiza ukuri. Hari ugera yakwikanza arakubwira ngo nta bihari, yabona atari ko kuyumvamo neza. Ariko iyo akwikanza yagize akenshi barakubwira iti igiciro ni iki ngiki. Zose dari n'ubwira n'umuturage waje kugura ati genda ujye kubwira ababitangaje bari bakugurira cyangwa se bari babiguha mu mastoke yabo. Ntago ibyo tuzabivamo, ntago twe tuzajya kurwana n'igihombo. Hano nigeze kuvuga rero nti ibintu abantu bagomba, abanyarwanda bamenyereye akavuyo. Abacuruzi iyo baza kuba bazamuye igiciro hejuru yaho bari kuba
baguyigorora kubera ko bari kunguka, ariko umucuruzi burya ku ifaranga yakwemera burya akarigwaho ahanini aho kugira ngo ahombe ashakisha ikintu cyamuzamura mu nyungu buri gihe. Hano turaza kwigarukira hano kuri aba baturage bahandi bo banabibuze burundu rwose, ari kuvuga bati noneho no kurya ntabwo biri gushoboka kubera ko ibintu bikomeye, ibintu birakomeye cyane kubera ko n'ibyo ngibyo bitari kutugeraho muri rusange. Hano hari inkuru nyinshi, hari abaturage bari kurya ibyo bisiga kubera inzara, hari abaturage bazo mu karere umurenge utereka nako ubuyobozi bw'abatereka abaturage turabafasha zankunganira abantu bari kwicwa. Hari abasuhutse muri za Bugesera barahunga bava mu murenge bajya mu yindi, ni hirya no hino ibibazo by'inzara rwose. Hari icyo abantu rero bari bishimye bavuga batagaceri kagabanutse n'icya umuceri uri munsi y'igihumbi uri he hano mu Rwanda ko ari 1,100 ngaye kuzamura ibintu bigikomeye cyane, ahubwo nukuvuga ngo rero musubizamerwe mwe. Nabonye icyemezo leta ifata ni n'ubwa mbere njya mbabwira hari ibintu bitaba mu Rwanda, n'ubwa mbere hari byinshi FPR n'ubwa mbere yafata icyemezo abantu bakayikora ibintu bakayisuzugura mu buryo bugaragara. Cyari icyemezo cyarafatwaga cyafatwa kigahita cyubahirizwa nk'ivanjiri, none bivanjiri ntabwo ikiri kumvwa. Nibyo njya mvuga nta amaherezo y'uru Rwanda simbizi, reka tushyire akadomo aho ngaho. Nuko rero n'abaturage nabo hari abarimu nabo twagiye tubona hirya no hino, ariko bavuze ngo babirukanye. Hari nk'abarimu twabigarutseho mu nkuru yindi twashyize hano wenda muri buyisange tugenda tuyigarukaho. Abarimu bavuga bati twahawe ntabwo twirukanywe nta mperekeza, ndetse nibanatwishyura n'ibirarane kuko ngo tutari babirukana ngo ntabwo bari bujuje za diploma. Abo barimu rwose mubamenye mubasubize ibyabo, bigishije abana b'u Rwanda, abari kubafatira ibyemezo ari mwabo birukanye bigishije muri ibyo byaro. Nabonye ari abasaza n'abakecuru. N'iki kibazo cy'abana, iki kibazo cy'ubujura muri mu Rwanda, guterwa inda n'ibiki byose biri guturuka mu ngaruka y'ubukene. Byose uzungurutse urasanga ari ingaruka y'ubukene. Ubukene buri guterwa n'iki? Nuko nta kazi abanyarwanda bafite. Narebye ibintu Tanzania yohereza mu Rwanda bitwara amadolari 100,000. Ndeba n'ibyo u Rwanda rwohereza muri Tanzania bitwara amadolari angahe, ndaseka ndumirwa. U Rwanda nukuvuga ko abanyarwanda turi gutya. Ese ubundi wakora gute? Uhinga bakabirandura, wakubaka inzu bakayisenya, kandi ayo mafaranga ugiye kuzongera gushakisha indi yo kubaka, wagombye kuba uri kuyazamuza ikindi kintu kizagira abanyarwanda akazi akamaro kandi bikanabaha n'akazi kenshi. Nuko rero ndumva muri make ari uko. Reka dutangire tubasuhuza mwese abadukurikira, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, mwese tubasuhuze kandi twishimira uburyo mukurikira ibiganiro byacu, uburyo mukomeje gukora subscribe, like ndetse na share ku biganiro byacu. Basabe kugira ngo udukurikira akomeze ateze urubuga imbere, imbuga zacu imbere, itangazamakuru ryacu ritari iry'umwuga dushyiraho ari amakuru ni mw'ubwo buryo, ndetse tukanashyiraho n'ibitekerezo byacu nuko tubona ibintu byagombye gukemuka mu Rwanda bikarangira neza kandi bizarangira neza. Njya mbabwira ngo ibyo turi gukora ntabwo turi guhamba imbwa ntabwo turi guhanga umutimbwe, turi gukora kugira ngo tuzajye abana bacu n'abazabakomokaho bazaza bavuga bati ababyeyi bacu barakoze, baritanze. Hari abantu baburiwe irengero babuze burundu, nabaho bari abapfuye uwasize abyaye cyangwa se umwene wabo kera, nabo bazavuga bati hari abakurambere bacu bari badukoreye akazi gakomeye, badukoreye umuti. Ibyishimo dufite, ibyishimo abafaransa bafite abaki bose babikesha bakaraniye impinduka iwabo, ibintu bikagenda neza bikaba sawa. Reka rero tuharanire n'impinduka za bose, aho kugira ngo umve ko ari kurya ubu ngubu ndi yitwa n'inzara kubera ko afite imbaraga cyangwa se afite iki, aba ari uzabaho neza mbere. Ahubwo dushakisha uburyo u Rwanda ruzabaho rwose, abanyarwanda bazabaho bose neza mu bihe bizaza. Reka rero abari mu majyaruguru, amajyepfo basuhuze mu mujyi wa Kigali ndetse n'uburasirazuba n'uburengerazuba, abari hanze mu bihugu bigiye bitandukanye mudukurikira mwese abashyiraho commentaire mwese ndababona kandi ndabakunda. Mukomeze mushyire courage mu kudufasha mu rugamba twiyemeje. Reka nongere nshimire cyane by'umwihariko abantu bumvise hari igihe mu minsi ishize navugaga ni nyaboneka mwuka byaramwe, dore akababaro k'abantu k'ababyeyi bafite kubera abana babo batari kujya ku ishuri. Hari umuntu rwose wabyumvise ahita aza yirukanka ati yewe ubutabazi ndabusanganywe, ni ngiye nyambere mu gutabara. Ndamushimiye cyane rwose, yahise abatabara. Niyo mpamvu nagira ngo mbabwire abenshi
hari abari biteganyaga ati wenda mu minsi iri imbere nshobora kuzagira icyo mfasha aba bantu, oya wo guhangayika, byarakemutse, ikibazo cyarakemutse. Icyakemutse nyine ndababwira nicyo ngicyo cyarakemutse, nta yindi nyamba, cyane cyane ko abana bagiye kujya no muri grande vacances, ubwo icyabo niba cyarakemutse rero tuvuge tuti Imana ishimwe, tuyihe icyubahiro. Nuko rero mutazagira ikindi kibarushya. Nuko tukikomereza rero hano mu Rwanda, umuceri, kawunga n'ibirayi hari aho byabuze nyuma y'igabanywa ry'ibiciro. Ibiciro byaragabanyijwe ku munwa ariko ntibyagabanywa. Hari aho byabuze. Kuki byabuze kandi mbere byabonekaga? Babiguze ze ku bwinshi. Reka twumve iki gipindi hano ni mu nda y'ingoma bari kuvuga, reka twumve nabo hari icyo batubwira. Ariko abaturage batubwira ati hari abaturage bari kubihisha. Ariko icyo nzi nuko umuceri nanjye araho nanagenda unanawubona bakubwira ngo ntawo hari. Reka tubanze turebe ibintu byerekeza. Nyuma yaho rero leta ifata icyemezo cyo kugabanura ibiciro by'ibiribwa n'uby'umuceri, kawunga n'ibirayi. Hari abacuruzi bahisemo kubyimana ndetse birinda no kubyereka abaguzi. We tumva tugihuje na Kigali noneho aho nabera, mbonye ikintu duhuje nanjye, ikintu nagikontorora ndagenda hose ukabona nawubona, ndetse ari naho nanagiye mbona bari gupakura n'ibimodoka bya rukururana. Avuga se niba bari gupakira nta mastock yandi bafite, nta bimeze bite? Ariko kumva umuceri uracyari hejuru cyane, ntabwo umuceri wigeze ujya ku giciro bawugize. Bakomeza hano bavuga yuko biravugwa ko abacuruzi banze gutanga umuceri ku giciro cyashyizweho na Minicom. Barabyaze musantralize umuceri ya muceri mudafyizeho ibintu by'amakusanyirizo, abaturage bazarya banacuruze, ariko mwebwe murashyira ibintu by'amakusanyirizo. Umuntu akusanya abahe 300 azongera ugure kuri 100 ngahe, urumva ni nabyo ni igihembo. Ariko buriya usekura akajya kwicururiza cyangwa akajya gushisha ngo dusheshe ifu y'igikoma, ibintu by'abasawasawa. Noneho rero mu masoko aho barangura umuceri na kawunga mu mujyi wa Kigali, bamwe mu bacuruzi bafunguye amaduka, ariko uwashakaga kugura ku giciro cyashyizweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minicom, abacuruzi baramwihorera. Ndosiko nanjye burya iki abo twagerageje kuvugisha bose ntawemera kuvugana n'itangazamakuru ngo asobanure uko barimo kugurisha umuceri cyangwa kawunga babitse mu maduka. Genda iyo ushaka kubimenya uragenda ukabaza umuceri nangahe pe, arakubwira cyangwa se akakwihorera ati ntawo bitewe nuko ari kubona. Yari abanyihoreye, hari n'abambwiye. Hafi aho hari hahagaze abakarani bashinzwe gupakira no gupakurura ibicuruzwa mu modoka. Bo bakavuga ko nta mirimo ihari bitewe nuko nta rujya n'uruza rw'abaguzi baza kurangura ngo babahe akazi. Bavuga ko ibintu byahagaze nyine. Abakarani bavuga ko bajyaga bikorera cyane umuceri, ariko ubu ngo baririrwa bikoreye amaboko kuko nta kazi gahari. Urumva ikibazo cyavutse. Hari uwagize ati twabaga dupakurura amamodoka tubijyana mu maduka, ariko ubu wowe hari imodoka uri kubona mu muhanda yikoreye umuceri. Baretse kurangura ndetse n'abayifite imiceri baretse kuyitanga kubera bari guhomba. Ariko se reka mbabaze, reka nongere ngiye kugarukana leta none reka nyisimbukane. Mwavuze yuko abacuruzi muzabakurira uwo musoro, kubera iki mutari ko ayo mafaranga muyashyire ku makonte yabo? Nanjye ku ruhande rw'umucuruzi mbona mpomba. Ubona uwomba za leta yaza kugushyiraho umuceri niba warawuranguye umuceri umufuka tuvuga urangura mu 30 uzajya kugucuruza 21 gute? 9,000 nabyo ni byinshi. Ibyo rero nabyo byaba ari akavuyo. Ayo mafaranga nimwumvikane n'abacuruzi barangura, kuko ndabizi ikigega hano ntihagabo bari na benshi. Mubashyira ayo mafaranga yabo kuri konti ya TVA, kukiza ubundi mwayabaciye muzi neza ko mugiye gutangira gukora reforme. No witwa Mupenze Manuel ari muri bake bari baje kurangura umuceri, ajya gucururiza mu karere ka Gicumbi. Akaba avuga ko hari ubwo atabashije kubona kuko abacuruzi ngo banze kuwutanga. Ati umuceri mugufi wa Kigori niwo wamanutse, uri kugura amafaranga 820 ku kilo. Ubusanzwe waguraga amafaranga 1,100 ku kilo. Indi miceri baratubwira ko igihenze nta cyemezo barafata
cyo kugurisha kawunga nimero ya mbere yo iragura ibihumbi 19. Kawunga nimero ya mbere yo iragura ibihumbi 19. Nibyo ra ubwo se twaba niba ni 19 ni ibiro 20 bingahe? Ibiro 25. Ubwo no kuva ku kiro cya kawunga cyaba kiri kugura aranguye ku bihumbi 19 kugabanya 25, ikiro cyaba kiri kugura 760. Niko yaba ari kurangura. Ndizera ko hano batari buhe n'abaturage ko bari buhere mu mafaranga 800 abo nkuko duceri dukeye. Noneho rero kawunga nimero ya mbere ndumva yaguraga amafaranga, yari yarageze ku mafaranga menshi, ndumva yarigeze kuri 30 ikiro kuko cyaguraga amafaranga menshi. Noneho rero Mupenzi niwe wavugiraga abagenzi be, yarimo kuranguraho akavuga ko barimo guhomba kuko ngo bari bararanguye ku giciro cyo hejuru, ikaba ariyo mpamvu ngo bahisemo gukomeza kuranguza nk'uko bisanzwe. Ati nanjye nageze hano nsanga nta muceri bafite w'umuhinde n'umupakistani n'umutanzaniya, wibuke uwo bari bafite n'uyu wa Kigori, kubera ko abaturage bafite ibwiriza rivuga ko bagomba guhaha umuceri ku mafaranga atarenze 450 kilo, ariko ariyo baranguriyeho. Hano mfashe icyemezo cyo kuba ndetse kurangura umuceri. Tumva abaturage nabo haraho bifashe barikaruma bati tugiye kurya ubutaka. Abaturage bo mu Rwanda bati turi kurya ubutaka ariko dutegereze igiciro cyashyizweho cyiza. Uko muri karitsiye nubwo abaturage n'abacuruzi amaherezo barasumirana. Muri ko leta yagabana ibiciro mukamutari kubiba, abacuruzi nabo bareba leta cyane. Ariko ikibazo nuko abacuruzi bari kuvugana n'itangazamakuru, bavugana n'itangazamakuru baribwira ikibazo uko kimeze, ariko ni bya bindi byo kubyubwoba bw'abacuruzi ngo batabona navugiye ku itangazamakuru, none bakavuga ngo ninjye uri kugumura abandi, nta kindi bari kuvugira ku itangazamakuru. None uko muri karitsiye byifashe kuri amwe mu maduka yo ku Gisozi hafi y'ibiro by'umurenge, benshi bararanguraga cyangwa se baranguraga umuceri na kawunga mu mujyi, bakaba banze kuwutanga ku giciro cyashyizweho na leta. Bavuga ko ibirayi nabyo babigemurirwaga bivuye mu ntara ku bahinzi, ariko nyuma y'amabwiriza mashya yo kugabanya ibiciro, abo baranguzi b'ibirayi imodoka ngo baraziparitse. Numva ko ibintu bikaze, baraziparitse, ibintu byahembeye isura. Noneho rero abacuruza ibiribwa muri iyo karitsiye berekanaga depo n'imbuga zarundwagaho ibirayi, ariko ubu zirimo ubusa bitewe nuko abahinzi ngo banze guhomba ayo bashoye mu kubihinga kubera igiciro gito, ngo basaba gukurikiza. Ariko abahinzi urumva ko abahinzi batanze ifumbire leta iyo yemeje ikintu nk'icyo nyine nta kwiyemeza kwikorera ntangata. Mena abaturage mwo ayo mafaranga y'imisoro n'ibiki byose n'ibifumbire barayiranguye bahenzwe, mbega bagire ku buryo leta kugeza iyi saha urumva yafashe icyemezo mu buryo butunguranye. Ahacururizwa ibirayi ubu ni imbuga irera. Uwitwa Disimas agira ati hano habaga harunze ibirayi ariko ubu byabuze, ntabwo imodoka ziri kubizana. Ubusanzwe byabaga bigurwa amafaranga 500 cyangwa 600, ariko umukiriya araza ashaka ibya 400, wabitumiza ntibize. Kumva rero ko bigoranye. Kawunga n'umuceri nabyo umuntu utemeye gutanga amafaranga yarasanzwe mbere yo kubishyiraho ibiciro bishya, abacuruzi ntabwo barimo kwemera kubitanga. Minicom yatangarije Kigali Today ko abakozi bayo nabo barimo kwirirwa bakora ubugenzuzi bwo kureba niba ibiciro bishya byashyizweho ku itariki 19 Mata birimo gukurikizwa. Ni Kigali Today yabyanditse na leta, ariko ibintu bisirita zamayeri irimo. None se ubu ngubu ko tuvugisha ukuri, yavuze ko hari icyo izakora kugira ngo abacuruzi babashe kugira gute, babashe kugira icyo babona, babashe kugira uko byagenda. None se ubu abacuruzi bavuga ko yabamariye iki? Ntacyo yabamariye rero yo kubarenganya.
bo kubarenganya, babafashe barebe uburyo ibintu byarushaho kugenda neza muri rusange, kandi bacuruze batacuruza bahomba. Ubuze bacuruza uhomba zitanga komande ariko abanyarwanda bacanye ku maso. Urumva, abanyarwanda banze guhaha, abacuruzi banze gucuruza. Bya bindi bita kurebana y'ingwe, harajya guhaha yasanga atari kuri 800. Ibirayi byo nyine icyakora arone naye, ariko ntabwo byari ibirayi byiza kameme. Undi bavuga ngo Kinigi igomba kujya kwa yangaye, ugasanga hari ibyo bavuga urutonde rwabyo. Hari naho nanjye nanaciye Nyabugogo nkari hakunze kuba hari amadepo, nsanga niba byari byashize, ariko nsanga naho imbuga zirera. Urumva ko Ruhengeri yaraborotse yakubitanga, n'abacuruzi banga ko, urumva ko ari ikibazo. Ikibazo rero kiri hehe? Kiri ku isoko y'ibiribwa. Impande zose zigaragambije, ku cyemezo. Ari umuhinzi uhinga ibirayi yigaragambije, ariko umuhinzi nyine ni ikusanyirizo. Niba aragenda akamubwira ya Minicom irajyayo ikamubwira ngo gira ngo zana ibiribwa ku ngufu, niba ari iki. Hano rero muri rusange ibintu ntabwo byoroshye mu Rwanda. Inzara irakubita, abantu irajya yabakubita, uvuga ngo kurya nyirabarazana, ahubwo baraniga. Turahamenya umunani nibwiga kurya ibikeri nk'abashinwa, niba ari abashinwa cyangwa se niba ari abiki, ibintu byose bizira abanyarwanda batajyaga barya hano mu Rwanda. Abanyarwandakazi rero inzara iranuma, kandi ibintu ntibyoroshye, ariko burya mu hakomeye ntihava amakoma. Hano rero hari indi nkuru yavuzwe cyane hano mu Rwanda, ugendanye n'uriya wateguraga ibintu by'abamisi mu Rwanda, bita Prince Kid, wateguraga Miss Rwanda atagomba kuba umwere. Hano ubushinjacyaha rero bwavuze ko Prince Kid wateguraga Miss Rwanda atagomba kuba umwere. Umwere rero no kuvuga ko urukiko rutagomba kumuhanagura icyaha, ahubwo uzi ko bamujuririye, baramujuririye nk'uko bajuririye. Muzi ko byigeze kuba no kuri Cyuma Hasani akaburana agatsinda, ariko nyuma bakaza kumujuririra, aribyo byakuriye kugira ngo abe afunze ari muri gereza, ari muri mageragere. Hano rero yaragize umwere n'urukiko rumwe, urundi rurajurira. Biraza kugenda bite? No kuvuga rero ko urukiko rero rukuru rwa Kigali uyu munsi rwashoje iburanisha ku bujurire bwatanzwe n'ubushinjacyaha bunenga icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwagize umwere rukanarekura Ishimwe Dieudonné rwateguraga irushanwa ry'ubwiza rya Miss Rwanda. Hano ubushinjacyaha buvuga ko kubona ibyaha byo gukoresha inyandiko imibonano mpuzabitsina ku gahato bamwe mu bakobwa bitabigira ririya rushanwa bikwiye kumuhama, bitabigiraga ririya rushanwa bikwiye kumuhama. Babanje kubishyira mu muhezo, ndetse bavuga ngo ibyo ndibuka ni Kagame yazamwe ibintu byo gucuruza. Cyari bari mu nama, sinzi ikintu cyajemo gato yakozeho ku kintu cyo gucuruza abakobwa n'ibiki n'ibyo, ariko ibingibi nta bigaragara. Wazana ko ibyanshimisha mu biri necyo nako hari yose bashobora kuba ari ibintu hari agasezo mu iyi filime gashobora kuba byaragenze ukuntu. Buvuga ko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwirengagije bimwe mu bimenyetso byatanzwe uregwa ahakana ibyaha yarezwe. Hari iyo bazamwe ibintu byo gucuruza abakobwa, ugura umukobwa ngira ngo burya aba ari umuntu yiyubashye, wasanga hari kuzamo n'abandi, ugasanga hari igihe hajemo abantu bakazajemo ba Tony ugasanga birabihanganye twajyaga tubona byo muri Amerika, ugasanga hari n'igihe nayo kiroshyemo, cyangwa se hari abacuruzi bakomeye n'abantu bakomeye hano b'Abanyemari, ugasanga nawe waje muri dosiye. Bityo burya iyi si yubatswe burya n'abakire n'abantu bakomeye, ugasanga ibintu bihindutse ukundi. Muri rusanga ari ibintu bihindutse ukundi, ugasanga ruhasebeye kandi yarakomeye. Burya ifaranga ni ngo kashi ni musema kweli, bite n'uburyo akomeye. Niba uko iyo dosiye byarabagamo ibyo ngibyo, ndumva ko mu by'ukuri abantu bareba burya inyungu z'abakomeye. Ubuse wowe wakwemera ko inshuti yawe iseba cyangwa iki? Noneho uruhande rwero rw'uregwa rwavuze ariko ibyo twivugiye nyine ni ibyahise, ubwo ngubwo wasanga bafite uburyo byagenze, cyangwa se wenda basaba barabonye bitabagaho ntiwamenya. Reka ariko tubishyira entre parenthèses. Noneho rero uruhande rw'uregwa rwavuze ko bamwe mu bakobwa bavuzwe n'ubushinjacyaha ko yabasambanyije yitwaje ububasha yari abafiteho, n'ibyo yabasezeranyaga bahakanye mu rukiko ko nta cyaha bakorewe, kandi ko bakoze inyandiko imbere ya noteri ihamya ko batahohotewe na Ishimwe Dieudonné. Ariko ubundi
abakobwa b'u Rwanda bakwize kwihagararaho. Ibyo bintu mwihaye byo kugenda mwabyize nuko ngo bagiye bakwereka icyo kijyamo kugira amizi ubundi niba ubona ari muri na cyane bwavuze ko inyandiko ikorewe imbere ya noteri idahamya ukuri ko nta cyaha cyabaye ngo cyane ko gusambanya umuntu ku gahato bitabera ku karubanda. None se niba barabyikoreye noteri bakaba batanga noteri si noteri wa leta notifiye ibyemeranyijweho. Ubunindacyaha buvuga ko ibimenyetso by'amajwi ya Prince Kid asaba ishimisha mubiri umwe mu bakobwa bitabiriye Miss Rwanda bitahawe agaciro n'urukiko rwisumbuye. Nariya rero ngira ngo bavugaga ko yasabaga nyine sabaga ariko giye bira bintu ukuntu navyumvaga senze wari kusaba kuri telefone n'ibiki byose. None Prince Kid yemera ko ayo majwi araye ariko ko yahinduwe. Ubushinjacyaha bwavuze ko atahinduwe ahubwo yakaswe gusa havanwamo ibice bitagaragaza icyaha bitari bikenewe. Oya burya ikintu tugomba kwirinda mu kintu nk'urugero nshobora kuba ndi kukubwira nti tuzajya gukubita kanaka tukabiganira n'iki nge twagira hagati nkavuga ariko we nibutse ijambo ry'Imana rwose mbabarira ibintu ntabwo tuzabikora kubera ko kurwana cyaze kwicana ari icyaha. Aho kantu ushobora kugakata ugashyiramo kandi kavugaga ngo ya verisiyo ivuga ngo tuzajya gukubita kanaka ugasanga niko kankozeho kandi twarageze hagati tukabigira. Niyo mpamvu ijambo ryose tutagomba kurika tugomba kurizana n'umwimerere. None rero nyuma y'impaka ndende kuri iki urukiko rwasabye ubushinjacyaha kuzazana amajwi y'umwimerere buvuga ko buzayabona. Icyo ngicyo ni ikizima ariko gukata amajwi y'umuntu no. Ubushinjacyaha bwavuze ko hirengagijwe ibimenyetso by'umwe mu bakobwa wemeje ko yasambanyijwe ku gahato na Prince Kid akanamufatirana mu bukene bwariho mu gihe cyaguma mu rugo muri Covid. None uregwa n'uruhande rwe bavuze ko ibyavuzwe n'uwo mukobwa birimo kunyuranya kw'ibimenyetso by'ibyo yavuze ko yabonye mu nzu ya Prince Kid bihamya ko ahari koko. Nuko rero bavuga yuko ubushinjacyaha bwemeza ko Ishimwe Dieudonné yahohoteye bishingiye ku gitsina bamwe mu bitabiraga Miss Rwanda akabasambanya abasezeranye intsinzi cyangwa izindi nyungu mu irushanwa ubu ryahagaritswe na Minisiteri ishinzwe umuco kuva umwaka ushize. Ntawe uzi uko bizagenda. Asabwa kuvuga ijambo rya nyuma mbere y'uko urukiko rupfundikira urubanza. Ishimwe yavuze ko ibyo aregwa ari ibihimbano byakozwe n'abantu atatangaje amazina bagamije inabi kuri we. Ishimwe yafunzwe muri Gicurasi mu kwa gatanu agirwa umwere kubaza kwa 12. Urukiko rwavuze ko ruzasoma umwanzuro ku rubanza rw'ubujure ku itariki 30 Kamena kwezi kwa gatandatu aracyafite rero igihe. Hano rero urubanza rwa Prince Kid bizaterwa nuko bizaba bimeze imanza za hano mu Rwanda ngira ngo turabizi uko ziba zimeze. Sadepa tuvuge ngo sadepa bizaterwa na bizaterwa nyine. Ngira ngo ako kantu murakumva neza ikizatera ibyo ngibyo. Hano rero nibyo twavugaga muri rusange. Abanyarwanda tuba twibereye muri gahunda zigiye zinyuranye. Ibiba biri hano mu Rwanda ntabwo biba byoroshye ariko twari tuzanye muri iyo nkuru y'aho ngaho yeranye n'ubutabera Kayonza. Ababyeyi n'urubyiruko mu murenge wa Rukara bako batewe impungenge n'imyitwarire y'urubyiruko rukiri mu mashuri bagaragara mu tubari banywa inzoga za make bikarangira bishoye mu busambanyi. Aho ni muri Kayonza ariko ntara ko numvikaze byasibo twari turimo tubona muri kira gice cy'uburasirazuba intari rero abantu bagira ndakurahiye urubyiruko rw'ubu ibyo turi kuvuga tuti ejo h'u Rwanda hameze hati mu rubyiruko indaya amabandi impamvu ndi kubivuga bariya aburi kubona cyane
guterwa inda, bangavu biki n'ibiki, abari kwiba bazana hariya n'abana batoya. Noneho rero inzoga za make zatunzwa agatoki mu gushora urubyiruko mu busambanyi. Kayonza, bamwe rero mu babyeyi n'urubyiruko mu karere ka Kayonza mu murenge wa Rukara bavuga ko batewe impungenge n'imyitwarire y'urubyiruko rukiri mu mashuri bagaragara mu tubari banywa inzoga za make bikarangira bishoye mu busambanyi bononera ubuzima. Ngaho mbwira kera tukiga kunywa inzoga wari umuziro, gusambana wari umuziro, biri gutirwa n'iki kuki none iyo bavuga ngo kwishora nukuvuga ko bagiyemo bose. Ndibuka padiri w'umufilozofi rwose ati ninde wuriye hano, abaza diregiteri ati ntabwo ari ngewe, ati ntabwo, ngwino umbwira impamvu uhora nyuririra urugo. Ati se padiri urabona ari ngewe wakurira? Ati none se iyo uragiye nabi, ikibazo saburiye hano ni wowe. Bavuga ko rero urwo rubyiruko rurimo n'abakiri abanyeshuri ukunze kurusanga muri centre ya Karubanda mu murenge wa Rukara, ruri kunywa inzoga za make ziganjemo n'iz'inkorano z'urwagwa n'izindi zigurwa hasi y'amafaranga 400 kandi zisindisha cyane, ariho bahera basaba inzego bireba ko zahagurukira icyo kibazo. Bemeza kandi ko urwo rubyiruko iyo rumaze kunywa izo nzoga bishora mu busambanyi ku buryo hari ababukorera aho basindiye, kuko ku nkengero z'imihanda mu bigunda no mu mashyamba bagasaba ubuyobozi guhagurukira ikibazo cy'abazicuruza, kuko abo bana amazi atararenga inkombe. Kuri abo bana amazi atararenga inkombe. Noneho Mukampayimana Donata ni umwe muri abo babyeyi yagize ati hano ubona ko ari ikibazo gikomeye cyane, kuko abanyeshuri ubasanga bari hano muri centre banywa inzoga batagiye kwiga, byagera nimugoroba ukabasanga mu mihanda no mu bihuru bari mu byaro, ubusambanyi nyine nawe urabyumva. Abayobozi badufashe bahagurukire iki kibazo gicike. Urumva ko ibintu bikaze, Kayonza bihahiye mugani. Noneho rero Nyiramukunzi Odette nawe yagize ati birakabije, kuko abana turababona hano bari kunywa inzoga, abandi bari mu masomo, wamubaza impamvu akagusubiza ngo we umbaza nkandi. Ubuyobozi ni bubihagurukire rwose, kuko iyo bugorobye bakora ibidakorwa, kuko nka kariya gashyamba ntihaburamo ababa bari mu busambanyi buri munsi. Urubyiruko rw'u Rwanda, igihugu kigiye kuba poto ibintu kuki mu Rwanda ariko byazambye. Mu Rwanda byarazambye. Ubuse turi korora iki? Turi kurera iki cy'ejo? Uretse abo babyeyi bagaragaza icyo kibazo, n'urwo rubyiruko rw'abanyeshuri n'abacuruza inzoga nabo bemeza ko icyo kibazo gihari, nubwo ntawemera ko ubwe abikora. Umucuruzi wahisemo ko tutavuga amazina ye yagize ati ikibazo cy'urubyiruko rusinda cyo kirahari, ndetse no mu banyeshuri bariyomo. Iyo bamaze gusinda nibwo bajya mu busambanyi, abandi bagashukwa n'abagabo bakuru bakabangiza. Kabatesi Joy rero wiga mu mashuri yisumbuye nawe yagize ati hari igihe dutashye tuvuye ku ishuri tugasanga hari abanyeshuri bari hano bataje kwiga, rimwe na rimwe ugasanga basinze, ukumva mu minsi mike ngo yabaye indaya, ubundi ishuri rikamunanira. Bajye babakurikirana hakiri kare batarangirika, n'ababishoramo bahanwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa rero w'umurenge wa Rukara Nyirabizeyimana Immaculée avuga ko hari ingamba zafashwe zo guhana abaha abana inzoga, agasaba urubyiruko rw'abanyeshuri kwirinda ibibarangaza. Iki umwana azayitumye ashobora kuyituma umuntu mukuru akayizana arabwenge. Yagize ati ingamba zo ntabwo hari izifashwe uyu munsi, ahubwo hari n'abatangiye guhanwa kubera guha abana barimo n'abanyeshuri inzoga. Tuzakomeza ubukangurambaga bwo kwigisha urwo rubyiruko tunahana
ababirengaho binyuze mu mikino dufatanyije n'abakangurambaga b'urugano dukumira ko ibyo byagira aho bigaragara. Turasaba kandi urubyiruko kumva ko kwiga ari inshingano zabo, birinde ibiyobyabwenge n'ubusambanyi kuko bibangamira ahazaza habo. Murabyumva rero urubyiruko, ni mwebwe b'ejo, kandi muri kwigira gutya kuko mugifite utwaka dukeya, ejo muzaba muri kurira yo kwarika, nimuzaba mumaze gukura mugeze mu zabukuru. Noneho rero mu bukangurambaga bwo kurwanya sida mu rubyiruko buri gukorwa n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC mu ntara y'Uburasirazuba, umukozi wa RBC muri porogaramu yo kurwanya sida Nyirinkindi Ernest yasabye ubuyobozi bw'inzego z'ibanze kurushaho kwita ku rubyiruko bagafatanya mu kurwanya icyo cyorezo. Yagize ati rero inzego z'ubuyobozi nizo zikwiye gufata ya mbere mu kurinda urubyiruko, bagategura ibikorwa, bakatwereka ibyo bafite n'ibyo batakwishobora bakakishoboza, noneho tukaza tuje gufatanya tukarushaho kurengera urubyiruko rwacu. Mu bukangurambaga bwo kurwanya virusi itera sida mu rubyiruko bukorwa na RBC ikangurira gukorwa. Ndumva ari ibyo ngibyo. Reka twiganire ku musozo rero ngo twari turi ku iyo nkuru yerekana ko urubyiruko rw'u Rwanda rumeze, ko ibintu bimeze. Urukiko rw'ibanze rwa Kibeho rwatangaje ko kuburanisha urubanza rukomokamo ku mvururu zabereye hano. Iyi nkuru ni inkuru ibabaje cyane, reka nzayigarukeho by'umwihariko, ariko ntawe itababaje. Nuko rero reka twiganire ku musozo w'ikiganiro, tubashimira uburyo mukomeje gukurikira cyangwa se mukomeje gukora subscribe, sabone. Turahabwira tuti mukomeze mugire courage kandi mubane natwe. Ikiganiro nakagaruka, Imwizerwa Silva, Perezida Peace Imbera kuri, ukomeje kubwira namwe urubyiruko, namwe muri mu kaga, muri mu bibazo, kugira ngo nyaboneka mukomeze mwihangane. Turi mu bibazo ariko ibisubizo bizaza, aho kwiyica mukiri abana batoya. Niba kohereje kwiga, genda wige, nibikunanira uhandaze mpaka. Nuko rero Imana ikomeze ibane nawe.